bantu bacu twongeye kubaha ikaze kuri channel Urugo Rwiza TV. Ni TV, ni channel ibagezaho inama zitandukanye zibanda ku muryango, kubaka umuryango wishimye, kubaka urugo rwiza. Ubu noneho tugiye kubagezaho ibintu bine ugomba kwitondera, ugomba kuzirikana, ugomba kubaho maso mu gihe urambagiza, kuko iyo urambagije nabi, iyo utabaye maso mwirambagiza, ushobora kwicukurira urwobo kuzaruvamo bikakubera ingorabahizi. Ikintu cya mbere ugomba kwitondera ni uburanga bw'uwo murambagizanya. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko bakunda abantu b'uburanga, ariko iki ntikikaguhume amaso, kubera ko umuntu naho yaba ari mwiza akajana, iyo afite imico mibi, atubaha, urugero ari nk'umukobwa atumvira, kubana n'umugabo ni ikibazo cy'ingorabahizi. Abana ari umusore utita ku bantu, ushobora kuguca inyuma, urumva nacyo cyaba ari ikibazo. Ubwo rero uburanga si ikintu cyifatizo ushobora guheraho urambagiza, nubwo uwo muteganya kubana wagombye kuba unyuzwe n'uko asa mu rugero runaka, ariko ntibibe iby'agahebuzo ngo bibe kamara. Icya kabiri, umutungo w'uwo murambagizanya. Ese ukuruwe cyane nuko atunze ibya mirenge, yaba ku ruhande rw'umusore cyangwa urw'umukobwa? Umutungo muri iyi si ya none ni ikintu cyangirika, ushobora kuramba cyangwa se ukangirika. Umuntu ashobora no kuba afite akazi ka leta ejo kakarangira. Icyo nacyo si icyo kwibandaho, ahubwo ni ukureba niba afite ibitekerezo bizima biganisha ku iterambere, ku buryo naho byayoyoka mushobora gufatira hamwe ingamba zo kumenya uburyo mwabaho bundi bushya, cyangwa se mugashaka ibindi. Ubwo rero kwita ku mutungo gusa, icyo cyaba ari ukwihuma amaso. Ikintu cya gatatu ugomba kwibandaho, ugomba kuzirikana, ugomba gutekerezaho, ni groupe y'amaraso. Bikunze kugaragara ko abantu bahunje groupe y'amaraso ku bana biba ikibazo. Nibyo ubushakashatsi bwagaragaje. Abantu babana bahuje groupe y'amaraso bose akaba ari A cyangwa ari B, AB, O, uko byagenda kose imibanire yabo ibirimo ibibazo. Kumvikana biragora, koroherana nabyo bikagora. Ubwo rero umuntu muhuje groupe y'amaraso uritonde. Mbere yo kugira icyo ubikoraho, ushobora no kureba benshi mu babanye nabi, hari igihe baba bahuje groupe y'amaraso. Icyo nacyo nicyo kwitondera. Ikintu cya kane nanone cy'ingorabahizi ni ubwoko. Mu bihugu birimo amoko menshi, abantu bakunze kubana bahuje ubwoko bwabo. Nubwo atari bibi cyane, ariko si cyo cyo gushingiraho. Ntabwo aricyo kibigaragaza umuntu mushobora kubana, ahubwo nubwo mwamuhuje ubwoko, ni ngombwa ko nanone ugenzura ibindi bintu by'ingenzi bigaragaza ko ari umuntu mushobora kubana akaramata, cyane cyane mu gihe imishyikirano yanyu muhuza, mugasabana imbabazi igihe habaye ikibazo, mukabwizanya ukuri, mbese bigasa nk'aho ari mawe. Niwitondera ibyo bintu uko ari bine mwirambagiza, uzaba wishiriyeho ufatiro rwiza rwo kugira urugo rwiza. Tubaye tubashimiye, turabibutsa ko ari channel Urugo Rwiza TV.
ibagezaho inama zitandukanye zireba umuryango. Turabibutsa gukora subscribe, bityo mukaba mudushyigikiye bikabashoboza no kubona video zacu zigisohoka. Gusharinga ubonye ari ngombwa nta kibazo, gukora like cyangwa se kudusigira comment nabyo ni by'ingenzi. Reka tube duhagarariye naho butaha. Bye bye.